y'Imana abane nawe, amahoro y'Imana agumane nawe. Shalom. Uri amahoro ubwo umwami Yesu ankunda, ndamahoro ubwo umwami Yesu agukunda, uri amahoro kubw'imbabazi ze nyinshi, ndamahoro kandi naho ndiho naho napfa nzi ko umwami Yesu ankunda, ndamahoro. Haleluya. Aka kanya rero iyi tariki jejwe nanone no kongera kumvira ijwi ry'Imana, nkakubwira icyo integetse kubwira ubuzima bwawe, icyo integetse kubwira ubuzima bwawe. Birashoboka yuko uryamye, birashoboka yuko ubyutse, birashoboka yuko uri mu kazi, birashoboka yuko wabuze uko ugira cyangwa wabonye uko ugira, birashoboka yuko urwaye cyangwa urwaje, ariko Bibiliya iratubwira ngo mu byiza no mu bibi dushime Uwiteka. Arega ibitubaho byose ntabwo biba byaratunguye Imana, ahubwo iba ibizi, ahubwo ibiri kugira ngo irebe ko tubyitwaramo. Niyo mpamvu nkubwiye nti uko uri kose wiganya wirira, haraburuta, hari abadafite amaboko cyangwa amaguru ukaba urayafite, nubwo urwaye ariko hari abapfuye, nubwo utariye hari abariye ariko badafite amahoro, ariko nubwo utariye ufite amahoro. Buri muntu wese afite icyo arusha uwundi. Rero reka dufate amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cya Yesaya. Ni amagambo amenyerewe cyane, amagambo azwi, buri muntu wese avuga cyangwa se azi mu mutwe, ariko aje ari mashya. Buri uko wumvisha amagambo y'Imana jya wumva ari mashya, ntukavuge ngo aya ngaya nari inyazi, ahubwo uzajya uvuga ko abaye mashya mu buzima bwawe. Yesaya igice cya 50 umurongo wa 7. Yesaya igice cya 50 umurongo wa 7, hari amagambo yanditse ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Aya magambo ndashaka kuyasoma inshuro 3. Bwa mbere ndasomye, bwa kabiri Yesaya igice cya 50 umurongo wa 7, kuko umwami Imana izantabara, nicyo gitumye ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Bwa gatatu Yesaya igice cya 50 umurongo wa 7, kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Bwana Yesu asifiwe. Uyu ni umugabo witwa Yesaya. Yesaya mbibutse n'umwe wabyawe n'umugabo witwaga Amose. Uyu Amose yari umuhanuzi, abyara umuhanuzi. Mbibutse Yesaya yakuze ari umuhanuzi, aba hari umuhanuzi. N'umwe mu bantu bahanuriye Hezekiya. Yesaya yari umuhanuzi ukomeye, mu bahanuzi bakuru Bibiliya ivuga Yesaya arimo, kuko Yesaya yarahanuye ahanura no kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Arahanura ariko afite ibintu bimugoye, arahanura ariko afite ibimubangamiye. Hari umwami witwaga Uziya. Uyu Uziya yakundaga kwitambika mu mugambi wa Yesaya. Igihe kimwe Imana irazibwira Yesaya, iramubwira ati rero Yesaya, hari ibyo numva nshaka kuba nakorana nawe, ariko hari ibintu bikubangamiye. Kandi nkwibutse Uziya yari nka mwana wabo wa Yesaya. Bajyavuga ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo. Nibyo koko, kugira ngo uhanurire umuntu muziranye biragorana, ariko byanga byakunda, yaba avuze ngo iravuze itavuze, jya wizera ko Imana ivuze nta bindi tayari. W'urubanza ruzamubarwaho, wajya wumva ko Imana ivuganye nawe, kuko Imana
ntabwo ivuga ibyo idashoboye gukora, kuko byose irabishoboye, nta na kimwe idashoboye. Irica ikanakiza, iratabara ntinatabare, byose irabikora, ariko mu mugambi wayo harimo kutugirira neza. Bwana Yesu asifiwe. Ndamubwira mu gice cyawo cya 6 ngo ubwo umwami Uziya yatangaga, Yesaya arimo aratanga ubuhamya ngo nabonye umwami Imana. Haleluya! Ni ukuvuga ngo hari ibintu bigomba kubanza gupfa imbere yawe kugira ngo ubone kwinjira mu mugambi w'Imana. Hari ibintu biba bigomba kubanza kuguhunga. Ubukene bugomba kuguhunga kugira ngo ubukire bwicare. Ubusiribateri bugomba kuguhunga kugira ngo urongorwe cyangwa se urongore. Ubushomeri bugomba kuguhunga kugira ngo ubone akazi. Buri kintu cyose gifite ikigisimbura. Ibyago n'amakuba bisimburwa n'ubuzima buzima n'amahoro. Haleluya! Kurira bigomba gusimburwa no kwishima. Bwana Yesu asifiwe. Kurwara bigomba gusimburwa no gukira. Hanyuma ageze mu gice cya 7 Yesaya ku murongo wa 7 haravuga ngo ariko Uwiteka Imana iravuze ngo haleluya, imigambi yabo n'izaba nta nubwo izanasohora. Haleluya! Abifuzaga yuko bapfa ntabwo baba bagomba kubibona uko babishaka, kuko hari ko Imana yakuvuzeho, hari ko Imana yatuvuzeho muri Kadeshi y'i Baruneya. Hari ko Imana yatuvuzeho turi Kadeshi y'i Baruneya. Nta Imana yakubwiye, nta Imana yavuganye n'ubuzima bwawe. Yesaya rero ngo imigambi yabo n'izama nta nubwo izanasohora. Ageze mu gice cyawo cya 50 murongo wa 7 atera amagambo aravuga ngo kuko umwami Imana izantabara. Haleluya! Ndagira ngo hari Imana izagutabara. Nubwo ubona bimeze bityo, hari Imana izagutabara. Nubwo ubona bikomeye, hari Imana izagutabara. Nubwo ubona urwaye, hari Imana izagukiza. Nubwo ubona ubushomeri bukwishe, hari Imana itanga akazi. Nubwo ubona utubatse, hari Imana yubaka ingo. Nubwo ubona ukodesha, hari Imana ifite amazu. Yesu agiye kujya mu ijuru avuga amagambo n'ijwi rirenga, aravuga ngo kwa data hari amazu menshi, hari amazu menshi. Iyo abadahari mba mbibabwiye, ariko hari amazu menshi. Ndagutangariza kuko umwami Imana izantabara, kuko umwami Imana izagutabara, kuko umwami Imana izadutabara. Haleluya! Kutosikidama esikotagidema, hari Imana izagutabara. Rekeraho kurira, acha kurira, acha kulia. Bwana Yesu anakujua sana. Ibyo ubona imbere yawe ntubitinye, kubinyuramo niyo nzira yonyine. Mbere yuko Imana ikurema yabanje kukuremera Edeni. Mbere yuko Imana ikurema yabanje kukuremera Edeni. Harimo ibintu byose ukenera, ubwo bufite n'ubwiki bungira kuri Yesu. Haleluya! Umva, mbere yuko Imana ikurema yabanje kukuremera Edeni. Harimo ibintu byose ukenera, harimo ibintu byose ukenera. Mbere yuko Imana ikurema yabanjije yakuremera ibyiza ugomba gucamo n'ibibi uzaca. Ndatangaza yuko Imana igiye kugutabara, kuko umwami Imana izantabara. Nicyo gituma ntamwara. Wararize nibyo, warahangayitse nibyo, warashomye nibyo, wararwaye nibyo, wasenye nibyo, wabuze urushako nibyo, wabuze urubyaro nibyo, barakwirukanye mu kazi nibyo, wabuze aho kuba nibyo, wabuze ibyo kurya nibyo, wabuze ibyo kwishyura inzu nibyo. Ariko Bibiliya iratubwira ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Bwana Yesu asifiwe. Kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni, kuko unzindishiriza ari hafi yawe. Tugiye gusenga. Hari ibyo wabonaga ukabona ugiye gukorwa n'isoni, ntugikozwe n'isoni, kuko umwami Imana izagutabara, nicyo gituma utazamwara. Kadusengane. Data, mu izina rya Yesu, Mana ikiranuka, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware, uri Imana ihambaye, uri Imana Aburahimu na Isaka na Yakobo, uri Imana ivuga kandi ikanakora. Turi bigirwamana hamwe Aburahamu yakuriyemo, uri Imana ivuga hanyuma ikaruta ibigirwamana na za Dagoni.
abapfumu bose, abakonikoni, abatwezi, abacunnyi n'abarangi ndetse n'izindi mbaraga z'umwijima uraziruta. Ubutware bwawe buza bubasha kuyobora kandi bukayobora isi yose mu masegonda. Turasenga kugira ngo utegeke buri mwuka wose waduhagurukiye kugira ngo urwanye ubuzima bwacu utangire uhagarare. Buri mwuka wose wahagurukiye kugira ngo urwanye future yacu uhagarare. Ndasenga kugira ngo mwami udutabare, kubera yuko mu gihe cyo gutabarwa ari iki ngiki, kandi ubuntu bwawe utangire bwigaragaze ku buzima bwacu, bimenyekane kuri umucunguzi ubugingo bwacu. Ndasenga kugira ngo abababaye, abarushe, abaremerewe, imfubyi, abapfakazi, abashonji, ababuze uko babigenza batangire babone uko babigenza ku bw'imbaraga zawe, mu izina rya Yesu. Iyi tariki ya 28 ndasenga kugira ngo buri umwe wese atangire akandagire muri domeni ye. Yesuwa arahanura ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indege imwe y'ifu izabigura shekeri imwe, kandi koko niko byaje kugenda mana. Ndasenga kugira ngo iyi tariki ya 20 buri wese atangire abone ikimenyetso cyo gutabarwa, buri wese atangire abone ikimenyetso cyo kudakorwa n'isoni. Haleluya! Abari abasiri batera utangira bubakire, abari babuze akazi utangira ubaha akazi, abari barwaye utangira ubakize, abari babuze urubyaro utangira ubaha urubyaro, abari babuze amahoro utangira ubaha amahoro, mu izina rya Yesu. Ndahanura iyi tariki ya 28 batangire babone imbaraga zawe, batangire bahaguruke mu izina rya Yesu. Bibiliya tubwira ngo Hezekiya arangije arahindukira aribifwe, urongera wohereza isango genda umubwire yuko nongeye imyaka 15 yo kubaho kandi nzamukizanya. Utangire ukiza ubugingo bw'uyu mwana wawe, utangire ukiza ubuzima bwe, ibyari bibangamiye ubuzima bwe, ibyatuma gatagera muri future, ibyatuma gatabona imbere ye, atangire mwana abone imbere ye, atangire abone mu izina rya Yesu kugirwa neza n'imbabazi. Urakoze, manukira kubana natwe uyu munsi utwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Turasenga kugira ngo ibyo twabuze dutangire tubibone, ibyo twari twarabonye bikaducika twongere tubone amahirwe yo kongera kubifatisha, kandi uduhereze mwami gutera imbere mu izina rya Kristo. Turasengera igihugu cyacu, turasengera isi yacu, turasengera mwami abacu ndetse n'abatari abacu, kugira ngo twese muri rusange tubone amahoro aturuka mu gihugu cyo mu ijuru. Urakoze, ngamanukira kubana natwe kuko uzadutabara, natwe dufite ibyiringiro byo kudakorwa n'isoni, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu bisabye nizeye, amen. Shalom shalom. Imana iguhe umugisha, ndagukunda mu izina rya Yesu. Ni Profete Morodekayi. Imana ikwagurira imbago, Imana ikugeze muri gakondo yawe. Shalom shalom. Haleluya, haleluya. Igihe kirageze ngo twongezwe mu imbaraga. Igihe kirageze ngo Uziya wawe apfe. Igihe kirageze ngo Uziya wari waritambitse mu bintu byawe, Uziya wari waritambitse mu buzima bwanjye, Uziya wari waritambitse mu buzima bwawe apfe, aveho, akurweho mu izina rya Yesu. Wongere winjire mu mbaraga nshya, wongere winjire mu mwuka, ukureho ibyari bigutangiriye, ukureho ibyari byagucaga intege, ukureho ibyakwibaga, ukureho ibyakubuzaga amahoro mu izina rya Yesu, kuko twahawe ubutware mu izina rya Yesu. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo Abaroma igice cya 8 umurongo wa 18 haravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe bidakwiriye kugereranywa ngo n'ubwiza tuzahishurirwa, ngo kuko ndetse ngo ibyaremwe byose bitegeranyizanya amatsiko guhishurirwa kw'abana b'Imana, ngo abo ngabo bayoborwa n'umwuka w'Imana, ngo kandi ngo nibo bana b'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngo mbese ujya wibuka yuko haleluya. Abaroma igice cya 8 naho haratubwira ngo mu murongo wa 36 ngo nk'uko byanditswe ngo turishwe umunsi ukira bakuduhora, ngo twahwanijwe n'intama z'imbagwa. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze, ngo kuko menye neza yuko haleluya, ngo naho rwaba urupfu, ngo cyangwa ubugingo, ngo cyangwa abamarayika, ngo cyangwa abategeka, ngo cyangwa ibiriho, ngo cyangwa ibizaba, ngo cyangwa abafite ubushobozi, ngo cyangwa uburebure bw'igihagararo, ngo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo, ngo cyangwa ikindi cyaremwe cyose, ngo bitazabasha
kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Haleluya, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Umukozi w'Imana arakomeza aravuga ngo ajya mu Bakorinto ba kabiri umurongo igice cya 4. Haleluya, igice cya 4 umurongo wa 8 aravuga ngo dufite amakuba impande zose, ngo ariko ngo ntidukukwe imitima, ngo turashobewe, ngo ariko ntitwihebye, ngo turarenganywa ariko ngo ntiduhanwa, dukubitwa hasi. Haleluya, ngo ariko ntidutsindwa rwose, ngo tugendana mu mubiri iteka urupfu rwa Yesu nk'ubugingo bwa Yesu nabwo, kugira ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu. Kuko twebwe abazima dutangwa iteka ngo dupfe badukora Yesu, ngo kugira ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu izapfa. Ngo nuko rero urupfu nirwo rukorera muri twe, naho muri mwebwe ubugingo nibwo bubakoreramo. Ariko ngo dufite uwo mutima wizera uvugwa mu byanditswe ngo nizeye. Nicyo cyatumye mvuga, natwe turizeye, nicyo gituma tuvuga. Haleluya, ngo nizeye nicyo cyatumye mvuga, natwe turizeye nicyo cyatumye tuvuga. Ngo tuzi yuko yazuye umwami Yesu izatujurana nawe, ngo kandi haleluya, 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 ngo tuzi yuko yazuye umwami Yesu izatujurana nawe, ngo kandi izatwishyirana namwe. Ngo burya ngibyo byose bibaho ku bwanyu, ngo kugira ngo uko ubuntu bw'Imana burushaho gusaga, ngo abe ariko ishimwe rya benshi rirushaho gusaga, ngo Imana ihimbazwe. Ngo nicyo gituma tudacogora, ngo kandi ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka musha uko bukeye. Uwiteka Imana ahabwe icyubahiro, Uwiteka Imana abaho umugisha. Nine bita amahirwe Maria Assumpta ndabakunda, kandi mukomere umwami wacu Yesu ari bugufi. Amen. Nukuvuga ngo hari ibintu bigomba kubanza gupfa imbere yawe kugira ngo ubone kwinjira mu mugambi w'Imana. Ndamubwira mu gice cyawo cya 6 ngo ubwo umwami Uziya yatangaga, Yesaya arimo aratanga ubuhamya ngo nabonye umwami Imana. Haleluya. Nukuvuga ngo hari ibintu bigomba kubanza gupfa imbere yawe